zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Ihangane ariko gerageza wongere wibuke pe wenda hari igihe twebwe byakunda. Ntekereze nibuke 0 karindwi 8 ni 4 oya 40 8 n'umwe cyangwa ni 2 ni 2 yego nyari 40 yego 70 hari hano niyo nibuka. harya umukecuru wambwiye ngo umuhungu wawe yitwa Mutabaruka. Ni Mutabaruka. Irindi rye ni irihe? Ni Mutabaruka Thierry. Kanze gato ndaje mfashe. Rero kaza hano. Mama ni karibu. Muraho, muraho neza. Karibu. Mama, hari umukobwa rero yitwa Yvonne, niwe tubana hano. Yego. Ni karibu rwose wumve wisanzuye. Karibu cyane. Ndarishimiye. Yego natwe. Ariko maze munyereka aho murayiherera maze nikereye n'umubiri tuganire. Nta kibazo. Ntumereke. Yo mukecuru mukuye Nkubwiye wari nta gushaka kubyumva. ninde? Twari mama tajino. Nyine ngo tajino telefone ntabwo iriho ngo yagiye hanze mu Bushinwa. Muri za business nyine akorana na mama Tatiana. Hanyuma ugaburira he n'uriya mukecuru? Uzi yari yataye umutwe shaho. Yaje ngo bamwiba telefone, abura umuntu yahamagara. Umva arazenguruka yasanze kwa muganga yataye umutwe. Bandamufashije rero. Ntabwo ndi kubyumva neza ibintu uri kumbwira. Ndumva ndi kurota. Umva. Yatari. Ariko nyine nakundi turamwakira hano nyine tumufashe. Gusa urumva nari kubona mama tajino bamusika. Namufashije. Ndabyumva cyane. Oya nta kibazo. Turamwakira neza turamufasha mu mutwe. Marbo, ngwino ufungure turagiye. François tugende. Harya François, ubundi ngo Priscilla ari kuza gihiki. Tabaruka yari yambwiye ko ngo azaniye mu gitondo.
kandi ngo hari umwana w'inshuti y'umunyeshuri nawe agomba kujya kumufata muri gare none nawe ngo yamubuze ubu rero ni ukumumenyesha amagurutse aho duhurira tugatangira gushakishiriza hamwe. birabibyuye ngaho tugende da. Oya ntugire impungenge buriya n'iby'abakecuru wasanga yanazimiye buriya. Turaza gukomeza dushakishe uretse twagira dute. Buriya no amahane gusa nta bindi. Yemwa karame mama Imana igira ibyayo koko pe. Ubu narimo nibaza ukuntu ari kugeze nahuriye n'uriya mwana w'umukobwa mwamfashe. Muri abana beza pe. Mufite uburere rwose. Imana izabaho umugisha kandi. Kuko niyo yampuje namwe. Yego. Ubu rero namutabaruka nzamuzana nahamenye. Mumenyane rwose wenda yazakora umugeni ntawamenya. Sivo. Muraseka iki? Cyaje kwa mukecuru asetsa. Marambira ngo kuna sasa na umusore we hano ngo tukamenyana wenda yazakoramo umugeni. Ahubwo se ko turi babiri akaba ari umwe namuzana twese twamukunda bizagenda bite? Nakoreka mpibeze. Ya wamuhitiramo ndi hagati yanjye na Divine. Kwa mwana yibugumye kumbaza nk'ibintu nk'ibyo. Cyangwa reka nduce birangire. Yego. Namuhitiramo Divine uyu. Kuko namukunze n'imfura pe. Kandi rega afite n'igikundiro. N'umutabaruka yamukunda. Ariko nawe ntugire ikibazo nzakobera umuranga. Nta kibazo mama kuri murakoze. Turategereje. Ntacyo mbaye imanzi ahubwo Divine arampamagaye arambwira ngo niho nyina wa tajinari ngo yageze mu nzira mwiba telefone nuko ahita ajya kwa muganga ko niho yibukaga kuko ariho yivurije ubushize. Mbese yaba yamenye kwa Divine gute? Bahuriye kwa muganga niho Divine asigaye akora. Nahise mama tajinari yakubwiye ko ari buzi Kigali. Oya da yabimbwira se. Nibya mama we ntabwo tujya tubivugana na tajino kuko tajino azi ko tutumvikana ahubwo nabibwiwe na se wabo François tugiye kumushaka. Okay. Ariko Divine cyakoze n'umwana mwiza yamufashije. N'umwana mwiza cyane. Yamucumbikiye. Ahubwo namubwiye ngo ntamubwire ko tuziranye kuko aramutse abimenye yakwivumbura akagenda none tukamubura burundu. Kandi kwa François ntabwo ahazi ntiyakwijyanayo. Yahita yivumbura Divine akumirwa ahubwo. Na mukecuru ndamuzi. Ni umunyamahane. Yakunda kwivumbura. Margo! Reba uwo muntu ukomanga. Shana nabundi Divine ahubwo nanamubwiye ko muziranye. Ntabwo yabimubwira namubujije. Ntabwo yaba cyemuvuye. Nibaza igihe ibintu by'uriya mukecuru nawe bizashirira. Abizashiririga. Ubundi se dupfiki. Odi. Karibu. Ora Freddy. Freddy umeze ute? Maze ntabyo kabisa. Maze gushaka ura mama namubuze pe. Nakubise hiryo hino namubuze. Ubu narinje ngo mumfashe twandike itangazo turebe niba twamubona. Kuko nagerageje no kujya mu nzego z'umutekano mbabaza niba hari impanuka yabaye umunsi bambwira ko nta mpanuka yabaye pe. Tuza Freddy aho ari nahamenye. Ari hehe? Ari kwa Divine. Wahuriye se kandi? Mwaramutse mukecuru. Arabye neza. Amakuru se murumva mumeze gute? Ndumva ameze neza. Erega buriya n'ijisho rikureba neza naryo riravura. Nishimye cyane rwose ukuntu mwanyakiriye neza nk'umubyeyi. Buriya n'Imana yabanyoherejeho. Wasanga hari impamvu. Mbese niye mpamvu koko mama? Njye mbona nta mpamvu idasanzwe ihari pe. Nuko nyine wigiriye Imana tugahura ukeneye ubufasha nanjye nkagufasha. Mbona nta kindi kidasanzwe gihari.
none se mwana wa ntabwo uzi ko Imana ikorera mu bantu kandi nta n'ikibi Imana itagiteguye ahubwo reka ngusetse buriya nkibana na se buriya muhungu nakubwiye uri hanze nahise nsama nifuza kubyara umwana w'umukobwa kuko numvaga nagira imfura y'umukobwa ariko ntibyaje gukunda mbabyaye Mutabaruka none Imana irabikoze mbamuye nawe uzajya nkwita umukobwa wanjye Imana yanyihereye. Nta kibazo rwose mama, uzajya umfata nk'umukobwa wawe nanjye byanshimisha. Kandi egasi nibyo gusa nta kitakora. None se ubu ngubu ukundanye na Mutabaruka akagushaka si amata y'ababyeyi amavuta? Mukecuru, ntabwo nshaka gukomeza kukubeshya ko ntakuzi. Burya umbwira ko uri mama wa Mutabaruka Thierry, nahise nkumenya kuko umuhungu wawe turaziranye cyane. Wowe urinde se? Ibyo uko nziranye na Mutabaruka reka azabikwibwirire, uzabimubaze rwose azabikubwira. Gusa ahubwo hari umuhungu w'inshuti ugiye kuza kugutwara yitwa Freddy. Reka mbe ngiye kugutunganyiriza icyayi kugira utagenda nta kintu nkweye. Sibyo? Hello? Waramutse Taji? Mwamaze kugera ku kibuga cy'indege. Ariko nibwo mukihagera ndumva urusaku rw'indege. Sawa rero ndaje ngufate ndi kwinjira mu modoka. Sawa. Margo, sange wahishije wateguye ameza rero ngiye gufata tajino. Sawa. Makurisi, uze neza. Daho. Mugisha. Nabonye rero kukubwira icyo ntekereza kuri telefone atari sawa. Tewe kuri bya bintu twavuganye, bya bibazo byawe. Niyo mpamvu nagusanze hano. Sawa ihangane nyine. Ariko Ingrid. Oui. Ndabizi neza ko mu bantu bazi Ange urimo. Kubera icyo utambwiye ko Ange ari inda yibigeze hariya. Erega Mugisha, agiye gushakana na Ange tutakiri inshuti. Natashye ubukwe bwe kuko ntago nari gusuzugura ubutumire bwe, ariko nyine kwari ukurenzaho pe. Ariko nyine ntago nenze ko byageze aho mushobora no gutandukana. Byarambabaje pe. Green. Yo biza no kuba gutandukana gusa. Uziko Ange wa mwana yabyaye atari uwanjye.
naje no kumenya ko buriya yabanaga n'agakoko gatera sida, banaga n'ubwandu. Kugeza ubu ngubu nabuze n'imbaraga zinjyana kwipimisha ngo nanjye ndebe uko mumeze. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.